Aha ndabaramukije cyane kandi mbifurije ibihe byiza aho muherereye hose. Gendera Ivera dukunda ntwari, hano ni kuri Rukamyarungu. Imbere yanjye murahabona umutumirwa, reka muhe umwanya twibwire. Turabakiriye. Murakoze cyane. Nitwa Mazimaka Eri. Ntuye mvuka mu karere ka Gisagara, umurenge wa Gikonko, kagari ni aka Gikonko, umudugudu ni wa Runyinya. Iyi ntara ni amajyepfo y'igihugu n'u Rwanda. Ni umuntu usanzwe, umuntu wo ku rwego ruciriritse, ariko ni inshuti y'abantu, inshuti y'urubyiruko, inshuti y'abakuru, inshuti y'abasaza, inshuti y'abakecuru. Mu buzima busanzwe ndi umurezi uhagarariye abandi ku kigo cya Gikonko Yari, ikigo cyiza cyane, ikigo ntangarugero mu Rwanda no ku isi muri rusange. Amashuri abanza wayize amagana? Murakoze cyane. Nize mu bigo byinshi. Amashuri abanza nayize kuri iki kigo nyine mbere y'umuyobozi cya Gikonko Yari. Wow. Hanyuma nyarangiriza ku kigo bituranye cya Gikonko Catholique mu mwaka wa 6. Twigishwaga n'abarezi beza cyane. Hano kuri Yari abo nibukamo hari uwo bita Mama Ngabire, bamwita Nyiranzeyimana Beretta, ako ni akazina k'umugisha. Mama Ngabire n'abana be. Hari na Mama Kazungu, bamwita Mukamutara Beatrice. Ariko mbere hari n'abandi batakiri mu burezi batwigishije mu mashuri yo mu wa mbere, mu wa kabiri. Harimo abitwaga ba Joasi atuye mu Kiri, harimo mama wa Felix atuye hano ruguru Gikonko. Mbese ni abantu benshi. Noneho kuri Catholique twari dufite umuyobozi, umusaza bita Mugenzi watwanguraga cyane. Ariko twari dufite abarimu beza cyane. Hari uwo bita Merivire, witwa Mukanemeye Valeri. Yaratwigishaga yakadushyiramo ubukare cyane, nta mikino, nta kujenjeka. Harimo undi mubyeyi witwa Nyiratabaro Dina, wari uzi imibare n'ikinyarwanda cyane. Ubu ni umuyobozi wa Kabeza hakurya Imamba. N'abandi bakecuru bakizanye. Mbese aho niho nize amashuri abanza. Wabonaga hari abarimu babitangira umurimo cyane. Aha, ubwo tumaze kumva urugendo rwawe muri primaire. Muri segonderi byari bimeze bite? Muri segonderi naho byari byiza. Muri segonderi icyiciro rusange nakize hano Gikonko, n'ubundi mu ishuri ryisumbuye rya Gikonko, muri Esegi. Niko kazina kazwi cyane. Hari abarimu beza cyane. Barimo abitwa ba Samari, barimo abitwa ba Ngwabije, n'abandi. Hari umusaza watwigishaga Icyongereza cyane, watubwiraga ko nta muntu ukwiye kwifubika, ko umuntu yifubika mu nda. Umusaza twamwitaga Rusimbi, yitwa Kasiyana Bigirimana. Bari abarimu beza cyane bazi gutera ishyaka abanyeshuri. Ubwo nahavuye njya muri TTC Save, abakera bayitaga Groupe Scolaire Save Garissa, mu Bafurere Mariste. Naho hari discipline iri ku rwego rwo hejuru ku buryo nta mikino. Hanyuma icyiciro cya kaminuza cyo sindakirangiza kuko narangije icyiciro cya segonderi mpita njya mu burezi kuko nibwo nize. Nigisha ku ishuri ribanza rya Curusi imyaka itari mike, igera muri 7. Mbona kuza kuba umuyobozi hano. Ubu nibwo ndimo niga kaminuza mu ishuri rikuru ry'abaprotestante bikunda kwita PIAS. Ubu ndi mu mwaka wa 2 muri level ya 2. birimo biraza. Ni iki kintu ubona cyatuma umwana atiga neza? Ibintu bituma umwana atiga neza biri mu byiciro bitandukanye, ariko iby'ingenzi icya mbere ni ibishuko. Abana b'ubungubu bagira irari ry'amafaranga, barigira irari ry'amoko atandukanye, ariko iry'amafaranga. Ugimbutse utangiye kumva yazanye agatuza, undi yagize akabona ibuno riraho, ahita atangira kujya mu bishuko by'isi.
bigatuma abana b'ubu ngubu batiga neza, ahubwo akarwana ajya gushaka iyo telefone nta kintu ari buyikoreshe, ibindi bintu bitandukanye, noneho bigatuma kwiga mu mutwe wiwe bitazamo kubera ibyo bintu byinshi cyane yagiyemo byirari cyane cyane by'amafaranga, kubera ko noneho covid yaraje irabivanga cyane kuko bamaze igihe kinini batajya ku ishuri. Noneho birangira biyeguriye mu turimo twa hato na hato. Utwo turimo rero twatumye babona ko amafaranga kuyabona bishoboka, bamwe mu buyede, abandi hirya no hino. Noneho kwiga bagahita bumva ko bitabareba. Gusa inama nabagira nuko kubona amafaranga ni kimwe, ariko kubona amafaranga atazagira icyo akumarira ejo n'ejo hazaza ntacyo bimaze. Icya kabiri, kwiga bigira umumaro. Niyo wakwiga ukabona akazi cyane ntukabone, ariko ubutandukanye n'abandi. Cyambere mu mitekerereze, mu myumvire, mu migenzereze, mu migirire, ubutandukanye n'umuntu utarageze, cyane ko n'umunyarwanda wa kera yavuze ko kutiga biragatsindwa. Ubwo rero nagira inama urubyiruko rw'ubu, abato n'abakuru, kuko hari abavamo bari muri primaire, hari n'abavamo bageze muri segonderi no muri kaminuza. Nabagira inama rero yo kwiga, kuko kwiga ni umurage utazaragwa n'undi muntu uwo ari we wese, kubera ko amashuri yawe, diplome yawe ni ibyawe ku giti cyawe, nta muntu uzabisigira, ariko ni wowe bizagirira umumaro uyu munsi n'ejo hazaza, kandi bizafasha kubaka u Rwanda rwa none n'urw'ejo hazaza, kugira ngo n'abana tubyara n'abuzukuru nawe bazabe mu Rwanda rwiza kurusha urwo turimo ubu ngubu. Yes. Eliya, ikijyanye n'ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Murakoze cyane. Ibiyobyabwenge mu rubyiruko, njye nagiriye umugisha kuko sinari muri ibyo, kuko njye nabyirutse nzi ko ibyo bintu ari bibi. Uretse no kubyirukira tujya kuragira turi mu nka tugira gute, ariko bakundaga kutubwira ko ikintu cyitwa ikiyobyabwenge ari kibi cyane, ariko ntibyari bwasakare cyane. Twemenya twaragize amahirwe yo kubyiruka atari byinshi cyane, ariko ubuho birakabije. Ubuho birakabije mu rubyiruko, ibiyobyabwenge by'uburyo butandukanye. Ari ikiyobyabwenge cy'inzoga zateye z'inkorano zitandukanye, kandi abana b'ubu umwana ajya gukorera amafaranga, ari umwana w'imyaka 12, 13, 14, 5, ukajya kumubona ukamubona arimo aranywa inzoga yisengereye. Usanga ni ibintu byaje mu bantu birabangiza ubwonko, nk'uko izina ryabyo riri, rirabutoneka, rirangije birarangira. Hari n'ikiyobyabwenge cy'urumogi, usanga udusore dutoya, ariko n'abakobwa nabo babigiyemo, ukabona umwana ejo hiwe hazaza ni habi, kubera ko uramwibwira yambariye ipantaro mu mavi, yagize gute, ngo ni pocket, ngo ni bigezweho, ariko ukabona ni bibi cyane. Njye nababwira ko nk'uko nabo bumva ko izina ryitwa ikiyobyabwenge babireka. Ibiyobyabwenge rero naje gusanga biri no mu bundi bwoko, nubwo butaremezwa n'ubushakashatsi. N'ibi bintu by'amatelefone mu rubyiruko, n'ibi bintu byo gukunda abakobwa abandi bakunda abahungu mu rubyiruko, nabyo birakabije. Kuko nimba warabicunze, abana b'abakobwa babyara bari munsi y'imyaka 18 ni benshi cyane, kandi abo bana abenshi bashukwa n'abantu bakuru abenshi, ariko n'abandi bajya mu rungano, kandi kugira ngo amushuke bigere igihe baryamana, ni bya biyobyabwenge. Kuko nimba bagiye gusangira inzoga, kuko harimo bamwe njya mbona, nimba bagiye akamugurira, numvise barazise amazina ngo muri ture mucunga umuntu, yewe ni amazina menshi cyane, ariko nayo yumvikanisha ububi bwabyo. Sinzi n'impamvu nibaza, nanjye ndabyibaza, nkibaza niba ikintu bacyita donda ubwonko, urashaka kubudonda wowe nawe byibaza, uribaza dunda ubwonko ubwawe, urumva utagiye kubudunda, yewe muntu, bivuze ngo ubinyweye ntabwo amenya n'aho anyuze, n'abana huye n'abarabayibaza ninde unyuza. Ni amazina menshi cyane atandukanye. Noneho urumogi
bafite ingero nyinshi cyane, bakabaye bafite abantu bigiraho babigiyemo bikabangiza, ariko bafite n'abantu bakwigiyeho wabigiyemo akaba yarabivuyemo, aho ngubu akaba ari smart, ari umuntu usobanutse mu bigirire ye. Bivuze ngo umuntu wagiye mu kiyobyabwenge imigenzereze ye irapfuye, imikorere ye irapfuye, nibo biba, nibo usanga barwanye bya hato na hato, nibo usanga barimo bateza n'ubwicanyi atatekereje kubera mu mutwe we yagize guterura icyuma agatera undi nuvuga ngo kubera nyine ubwonko bwayobye ko ari ikiyobyabwenge, ubwenge bwe bwayobye, yakoze ibidakorwa. Bamwe tujya twumva mu makuru bamwe basambanyije ababyeyi babo, nta hantu biba. Hari n'abasambanya amatungo, ngira ngo warabyumvise, hari umwana baherutse gufata yazambanyije nayiva hajya ku nka. Urumva uwo mwana ko ari umwana mutoya w'imyaka nka 17 n'umunani, urumva uwo mwana hari ubwenge afite, uvuga ngo bwarayobye. Ageze ku mukecuru ungana na nyinaho noneho ubwo nabyo urumva ni burundu. Nkaba navuga nti rubyiruko rurwaye, bantu mureba Rukamyarungu, bantu mufite mu nshingano urubyiruko, mufite mu nshingano abana b'u Rwanda, dufatanyirize hamwe twese dukaze inyigisho, tubagaruzi neza, tubaganirize, tubereka ububi bw'ibiyobyabwenge, tubereka ububi bwo gutandukira, tubereka n'ububi bwo kutajya mu bantu bazima, tubigishe guhitamo abantu beza bafatiraho urugero, tubigishe gufata abantu beza bo bakurikiza, nibura turebe ko uru Rwanda twarwubaka rw'uno munsi n'ejo hazaza. Icya kabiri, ababyeyi twabaye tereriyo, ababyeyi dusigaye duhugiye mu mirimo, tukaba bizi, ntabwo tukibona umwanya wo kuganiriza abana. Nimwihangane babyeyi, dufate umwanya tuganiriza abana, nimugoroba tumaze kurya dufate akanya niyo kaba iminota 2, tubwire abana icyo bagomba gukora, tubahe n'inshingano, maze umunsi ukurikiyeho tubabaze tuti ibyo twababwiye byageze gute. Noneho twebwe ababyeyi tubaho urugero, tuba ari two twitangaho urugero. Mvuge ni nagiye mu murima, nahinze aha, navuyeyo nakoze ibi, mama avuga ati navuye mu murima ndavoma ndateka nabire byose ubimubwire, noneho nawe umuhumwana wowe wakoze iki. Noneho uwo munsi ni uwa mbere bizagorana, ariko iminsi ikurikiyeho izoroha. Icya gatatu, babyeyi niyo waba wifatira agacupa, kuko kuri jyewe si n'icyaha, ahubwo icyo iryo cupa rikoresheje, icyo uvanye muri iryo cupa nicyo kibi. Nifuzaga ko nibura buri joro muganira no ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirafasha. Nta muntu ku isi udatinya Imana, nta muntu ku isi n'ukora ibibi. Umujura ajya kwiba akavuga ngo Mana ufashe ntibamfate, umusambanyi ati Mana ufashe ntibambone. Umuntu wese ajya gukora icyo ari cyo cyose akavuga ngo Mana ufashe. Nimba jyewe njya ku kazi nkavuga Mana undinde, n'ugiye kwiba akavuga ngo Mana ufashe ntibamfate, ugiye gusambana akavuga Mana ufashe ntibambone, ni gute tutabwira n'abana bacu ijambo ry'Imana? Azatinda kubyumva, ariko nabyumva bizamugirira umumaro. Numva arizo nama nabaha, n'izindi tuzajya dukomeza kungurana ibitekerezo. Hanyuma nyiraho nkavuga nti babyeyi, nshuti bavandimwe, ndifuza ko tugira ibintu bitatu twubaka mu bantu. Icya mbere, twubaka ishyaka ry'u Rwanda. Buri rubyiruko rwose tururememo kugira ishyaka ryo gukunda igihugu, tururememo kugira ishyaka ryo gukora ibyahesha igihugu akamaro, ibyahesha igihugu agaciro, ibyatuma igihugu cyacu kivugwa neza ubu ngubu n'ejo hazaza. Icya kabiri, mureke twigisha abana umurage w'u Rwanda. Abakuru batwigisha umurage wa bene Imana, kandi bavuga ko bene Imana bari abantu basangiye u Rwanda, basangiye ubuzima, basangiye n'Imana, kubera ko bigaragara ko twese dukomoka ku muntu umwe, dukomoka kuri Shyerezo. Ariko na Bibiliya ikatwereka ko dukomoka, Imana yaremye Adamu na Eva. Yaremye Adamu, iravuga ngo si byiza ko aba wenyine imuremera Eva. Nuvuga ngo twese dukomoka. Bibiliya n'umuco w'u Rwanda birahura. Noneho
nimba tubigishije umurage wa bene Imana tukabigisha ko ari bene Imana ari bene umugisha dusangiye isano nta cyadutanya n'amacakubiri ntiyabaho mu rubyiruko n'inzangano ntizabaho mu rubyiruko kubera ko twaba twarangije kubatoza ko abanyarwanda twese turi bene Imana turi bene umugisha dusangiye isano nta cyadutanya. Icya kabiri tubigisha umurage wa Gihanga, umurage wa bene Gihanga. Twese tuzi ko u Rwanda rwakomoze kuri Gihanga. Gihanga afite aho akomoka havuze habanza naho bawumenye bamenye se Gihanga bimeze gute, se Gihanga ubundi kuki Gihanga cyahanze u Rwanda, nimba cyarahanze u Rwanda se nimba Gihanga yarahanze u Rwanda twe turahanga iki? Si ukurukomeza tukarushyigikira tukarusigasira tukaruvuga neza aho ariho hose yaba aho twirirwa yaba no mu buryo bw'ikoranabuhanga. Icya gatatu tubigisha umurage w'abadahemuka. Abanyarwanda ntibahemukaga, niwatsitaraga baravuga ngo impore twarisanze uwitsamuye urakira, umuntu warikuyeho n'indi kuko ari ibintu byiza, uwatsamuye hino akaba turakira, umuntu yataka hirya komera ubwo bikavuga iki? Bikavuga ko abanyarwanda batabana. Niyo nagusuhuje arakubaza ngo waramutse amenye ngo byibuze hari ubuzima gifite kuramuka. Urumva umuco w'u Rwanda ni mwiza cyane, tubigisha umurage w'abadahemuka. Umwana w'u Rwanda avuka adahemuka. Bimwe twavugaga by'ibiyobyabwenge ni uguhemukira u Rwanda, kuko ninde musirikare uzarinda u Rwanda ejo n'ejo hazaza? Ntawe. Ninde mupolisi uzacunga umutekano? Ntawe. Ninde uzaba daso? Ntawe. Ninde uzaba se umuyobozi guhera ku mudugudu ku isibo? Ninde uzaba umutwara sibo? Umudugudu. Umuntu azaba yayobeje ubwenge ajye kwigisha imbaga y'abantu. Ninde uzaba nuvuga ngo twigisha abana umurage wo kudahemuka, umurage wundi, umurage w'abataneshwa. Dutoze urubyiruko kwiremamo imbaraga ku buryo buri muntu wese yumva ko ari kitabashwa, apana gutegera amaso ahandi. Umvise muri Kongo barimo batabaza ingabo ziza kubatabara, harimo n'u Rwanda na hehe. Nuko bazi ko u Rwanda rushoboye, nuko bazi ko RDF aho igeze ibintu byose umutekano. Warabyumvise muri Central Africa ubu amatora yarabaye na hehe. Umvise muri za Darfur n'ahandi. Darfur ingabo z'u Rwanda zahagaritse jenoside kandi yarahatutumbaga. Ni amakuru twumvise ariko n'ibintu byanabayeho. Waranabyumvise ejo bundi waranabibonye naho abaperezida bose bagiye bakarindwa n'u Rwanda. Bivuze ko u Rwanda rufite agaciro, Banyarwanda dufite ikirezi. Ibyo byose ni inkomoko y'imiyoborere myiza. Twari tugeze n'ubundi murage noneho iyo tuvuye ku bataneshwa tujya ku murage w'abadaheranwa. Abadaheranwa twaraneshejwe, jenoside iraba mu Rwanda ikorwa n'abanyarwanda ikihagarikwa n'abandi banyarwanda. Abo banyarwanda barayihagaritse nibo dukomoraho umurage w'abadaheranwa. Ntidukwiye guheranwa n'agahinda, ntidukwiye guheranwa n'amateka mabi, ntidukwiye guheranwa nuko batuvuze nabi cyangwa dukoreye nabi. Oya, tugomba kuba barusumba nzika tugatera intambwe ijya imbere. Umuntu nimba yamemukiye nkajya mu murongo wa Bibiliya nkavuga ngo Imana ikubabarire kuko utazi icyo ukora, nanakubabariye ndakeye rwose. Ese nimba twese ubundi tujya tuvuga data wa twese wo mu ijuru, umugatolika avuga dawe uri mu ijuru, twese tubihuriye data wa twese dawe uri mu ijuru. Hari ahantu tugera tukavuga ngo Mana utubabarire ibyaha byacu nk'uko tubabarira baducumuye, cyangwa Imana itubabariye. Reba Imana imbabariye uko mbabarira, reba nawe Imana ikubabariye uko ubabarira, reba n'uriya Imana imubabariye uko ababarira. Harya ubwo twaba twababariye? Ahubwo reka nkwereke nta wasohoka mu nzu kubera iki. Urumva ni ikibazo gikomeye. Abantu wanze kubabarira bose mu mutima wawe cyangwa kubohora, nabo babyanze kukubohora. Ubwo ngo imbaraga zakusanyirizwa ngaho zaheza buri wese aheza buri wese. Rubanga iyo mirage bene Imana, bene Gihanga, abadahemuka, abataneshwa, abadaheranwa tuyitoza abana. Buri mubyeyi wose bibwira abana kuko buri mubyeyi arabizi. Ikindi hari ikintu kiba kinababaje si uko ababyeyi badafite impanuro nziza zo guha abana, yewe si nuko umwanya ubuze, ahubwo kumenya agaciro bifite niki kibura. Ikibura ntago ari uko batabizi wa mugabo, ahubwo si nuko bazi n'umumaro wabyo. Ahubwo abantu twese twabaye busy ngo turi muri za shuguri hirya no hino, turimo turashaka n'umwana iyo akoze ikosa
ababyeyi benshi ntabwo bakimenya ko umwana ari nkunda, ntabwo bakimenya ko umubyeyi uwo ari we wese arerera u Rwanda atari we wirerera, kuko uyu mwanya ngewe umubyeyi wanjye ashobora kuba yarandeze, ariko aka kanya si we mfitiye umumaro cyane kuko ntanariho. Bivuze ngo mfitiye umumaro u Rwanda, mfitiye umumaro abantu bose, nawe nuko uri uw'umumaro muri rubanda rugari rw'abanyarwanda. Bivuze iki rero? Babyeyi tureke guhuga zino nyigisho. Ubundi umunyarwanda yavuze ngo nta gisanganwa nk'amagambo. Ni umunyarwanda. Yashatse kuvuga ko mu magambo habamo gusenya no kubaka, ariko icyo yashatse kuvuga ni ijambo ryubaka. Buri wese ararigira, buri wese urarimusangana mu ijambo, buri muntu wese ararifite. Cyane ko noneho two dufite n'umuco w'ubutore, buri muntu wese ahorana ijambo. Icyo aba akeneye ni ukubaka ibigwi, ni ukubaka ibirindiro, ni ukubaka ubupfura, ni ukubaka ubunyangamugayo, ni ukubaka ubutwari, kugira ngo ajye ahabwa n'iryo jambo mu ruhame, noneho n'abandi bamubone neza. Icya kabiri, aba babyeyi ni ukubibutsa ko iryo jambo bafite rifite agaciro karuta ibikorwa bakora. Ati gute? Ibikorwa bishobora kuba byivugira ukora neza, ariko mu gihe abo ubyaye bose babaye igitutsi, batubaye nka wa mutambyi Eli, aho abana be bagiye bakamukoresha amakosa. Batubaye nka wa muntu w'Imana Loti, aho abakobwa be atabatoje neza, bagahindukira bakajya kumusindisha ngo bamusambanye. Ni ijambo riri muri Bibiliya, yaba iyera cyangwa ntagatifu. Nubwo bivuze iki? Twibuke ko uru rubyaro twabyaye rufite umumaro wa none n'uw'ejo hazaza. Noneho tureke guhuga, tuze tubagaruzi neza. N'uwo twibwira ngo yaratunaniye, wa wundi dutangiye kuzajya tuvuga ngo kiriya, nta kiriya kibaho watwise amezi 9. Ugenda wigengesera ayo magambo mabi. Ndifuza ko twese twayareka. Yaba umurezi w'u Rwanda, umurezi harimo umwarimu, harimo n'umubyeyi, harimo n'undi muntu uwo ari we wese wagira uruhare mu mikurire y'umwana. Amagambo y'ikintu ntitwambura abana ubumuntu. Iyo dutangiye kubambura ubumuntu, niyo yaba yaratanye, twibuke ko na Bibiliya itwereka umwana w'ikirara wagiye akanagurisha n'iby'iwabo, ariko iwabo baje iwabo bamwakiriye neza, bamukorera umunsi mukuru. Nubwo mwene wabo yarakaye, ariko yabaye umuntu nyine, biriya nabyo bishushanya umuntu. Ariko ababyeyi uburyo babisobanuye byari uburyo bufatika. Bamubwira ati yari yarazimiye, none yaragarutse. N'umugisha kuri twe, yari yarapfuye none arazutse. N'umugisha kuri twe, kongera kubona ukundi kuboko kuje kwiyunga ku buzima bwacu. Dufite n'ingero nyinshi mu Rwanda rero, reka nziguhe, zimeze nk'abana b'ikirara. Abantu bakoze jenoside baragenda barahunga, abari abasirikare baragenda bajya mu mitwe irwanya leta za FDLR n'ibindi. Barangije leta y'u Rwanda nziza cyane, impano twahawe na Rurema, iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, barabazana babentegara mu gisirikare. Banga barabasigaye babasubiza mu gisirikare, bose bakora RDF. Muranyu kuko ntabwo byumvikanaga ukuntu inkotanyi zije zahagaritse jenoside ku itariki 3 z'ukwa karindwi muri 1994. Ku itariki 19 z'uko kwa karindwi haciyemo ibyumweru bingahe? Si 3. Ku itariki 19 z'uko kwa karindwi 94 bahise bakora leta bayita leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. Ariko y'ubumwe bwari bukenewe kuko leta y'ubumwe, nawe tekereza jenoside abantu barapfuye, ibintu byose birasahuwe, ibintu byose byarangijwe, ariko hise uvuga ngo leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. None iyo leta iyoborwa umva ko inkotanyi zakabaye ziduha umurage twese dufataho urugero. Ninde wahise uba perezida? Ni Pasiteri Bizimungu wabaye minisitiri w'intebe. Twagiramungu uri mu Rwanda, yakabaye ahubwo asingiza leta y'u Rwanda kubera ko yamugiriye yamuhaye n'akazi, kuko ubushomeri icyo gihe bwari bunakomeye. Ahubwo Twagiramungu yari ari muri leta yakoze jenoside, nubwo yarayoboye ishyaka rya MRN.
ntabwo byo mbisobanukiwe ariko- ariko mashya nanjye mbonye yari ayoboye ishyaka ariko yari ari mu Rwanda ariko bahita bamugira minisitiri w'iki w'intebe ingabo zindi zijyamo n'abandi hari n'abandi bantu uzi benshi cyane baje baragira uko uwihanye muri gacaciza ubucamanza bwunga ntibamubabariye se uwemeye icyaha akerekana ni wese baramubabariye ubwo ni ingero nziza zifatika tutiriwe tunatinda zigukura mu mwijima ukazira umuntu ureba umucyo bivuga ngo Banyarwanda twese dufatanyije twese turi bene Kanyarwanda ibyo byo ntaho tubigura turabivukana nta n'ubituremera ngo umuzungu yaraje atwereka ko tutari bamwe aranabitwumvisha ariko ubu ahantu tugeze twakabaye tubita tumenya ko twese turi bene Kanyarwanda ubu twanamuseka cyane ubu ni n'umuntu kumuseka cyane ariko hari abantu bakibyubakiyemo bake tubabwire tuti muve ariko nawe biramusenya muve mu bujiji muve mu byo muhugiyemo muve muri ibyo ahubwo muze twiyubakire u Rwanda kubera ko kandi se urwubaka unikorera niba urimo guhinga neza niba urimo worora neza niba urimo wigisha neza niwe bahemba mbere nta mafaranga ukuramo ariko ikintu wowe ugomba kongeraho nuko icyo ukora gikore neza umwana umurere neza hari ikindi kintu ngiye kukubazaho imibanire y'ingo uyu munsi ubushakashatsi bugenda bukorwa yaba bukorwa na minisiteri ifite umuryango mu nshingano ni minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango yaba gukorwa n'abandi bashakashatsi bugaragaza ko ingo zitabanye neza bigaragaza ko ingo zisenyuka ariko naje gusanga impamvu nyamukuru yanjye ku giti cyanjye iya mbere abantu bashakana bafite icyo bagamije kandi ubundi urukundo rwakabaye rutagira icyo rugamije urukundo rwabakabaye rugamije urukundo nyine rugamije kubanisha abantu na kimwe kindi noneho umuhungu atereta umukobwa azi ko afite utuntu umukobwa nawe agakurikira umuhungu azi ko afite utuntu bagera mu rugo twa tuntu batubura ibintu bigacika icya kabiri kuko icyo kiranakomeye kinakorwa cyane n'abantu wibwira ko ngo ari abasirimu ngo abantu wibwira ko ari abo ku rwego ruhanitse ugasanga birimo biracika birayoba barimo barahemukira u Rwanda aba kabiri n'abantu ahura n'umuntu mu buryo bw'ikoranabuhanga ngo za Facebook za YouTube za Instagram za WhatsApp barangiza bakishushanya akaramuha n'ifoto itari bakarangiza ibyo bita urukundo ariko atari rwo ari amashara agurumana bikarugurumana kuri za Facebook n'ahandi barangiza ngo barabanye iyo babanye ntabwo baziranye ntibaziranye ntawe wageze abona undi abyiruka nta n'uwigeze bakabaye hari n'abandi noneho bahurira ahantu mu bukwe bagahurira mu biki bagahana nimero bagakomeza igihe byita ubuhehesi bwa buhehesi bwagira akamutera inda agashaka umuntu kubera ko yamuteye kubw'ikibazo cyabaye ntabwo amushatse kuko noneho undi agashaka umuntu kugira ngo batamufunga undi agashaka umuntu kugira ngo imiryango imbese idahaguruka bikabayoba abo bantu inshuro nyinshi iyo bashakanye ingo zirasenya inama natanga cyane cyane mpereye ku rubyiruko nimukundane nimba wumva ugeze igihe hari ikindi nakuganiraho kugira ngo inama ziduhaye hari n'ukuntu abantu basigaye baravuze ngo umuntu araba umuranga wundi ibyo bita pasi je nkakurangira umuntu bitewe n'amanyanga nzi dukorana kuko mbona nawe ariyo ukora nkakurangira umuntu ufitinga n'ingeso zawe cyangwa yafitingaga n'ingeso zawe iyo pasi uyihaye umuntu ngo ajye kubaka umuryango uzagira ibigwi n'ibigwi sinzi icyo kintu uvuze kirakomeye yewe hari umusore nzi byabayeho umusore umuhungu mugenzi we barabanaga biga amurangira umukobwa kumbe bo babanye nk'umugabo n'umugore n'uwo mukobwa arangije amurangira inshuti ntabwo bamaranye n'ukwezi namarana ukwezi yagira abagabo babiri baziranye mukoro basore inkono ihira igihe
basore nta pressure nta kukwihutisha ngo birore, nta muntu uzagutungira urugo. Reka nguhe urugero, abantu bose bambwiraga ngo naratinze, ngo narateze gushaka, ngo nagize gute, 99% nta n'uwansuye. Abantu bose bambwiraga ngo uri mu butinde ugereranyije nande, uri mu bukererwe ugereranyije n'ubwande, urimo byibuze niyo yaba ari impanga yawe, reka niba ari impanga yawe ko yivukiye, icyo muhuje ari uko muri impanga yo yagushyira kuri pressure ngo shaka. Musore tuza urebe umutima wawe ukunda, urebe umutima wawe unezerwa, urebe uw'amaso yawe. Ndabizi neza abahungu bose bumvisha kandi barebesha amaso, abakobwa bose bumvisha kandi barebesha amatwi. Musore reba uwo banza unyurwe n'uwo ugiye kugira. Mukobwa jonjora, ndabizi mu matwi yawe hinjira, abakobwa baranagowe. Muvandimwe, abakobwa baragowe. Umukobwa ashobora guhamagarwa n'abantu nk'icumi ku munsi umwe, abasore, abagabo, ibiki, bose bamubwira ijambo rimwe ngo turagukunda. Mukobwa jonjora, sesengura ibyo bakubwira, maze nawe wikorere ubushakashatsi. Hari ikintu bita rukuruzi. Abakobwa hari igihe hari icyiciro cy'abantu runaka ashobora kuba akurura bitewe nawe n'imyaka arimo n'imico ye, sibyo? Niba uri indaya, ndatsininya kubivuga hano kuri Rukamyarungu, icyo gihe n'abagabo b'abahehesi bazifuza kugira nimero yawe kuko ari wowe uzabaha serivisi ku rwego bayishakaho. Niba witonda ubarizwa muri korali, umuhungu wese witonda ufite umuco niwe muzahuza nimero yawe, urumva? Niba wikorera akazi, umuhungu wese nawe ufite icyo akora, niwe muzahura ko muzahurira mu ibyo nari kubivuga ngeze ku nama mpingira abagabo n'abagore. Aho ngaho ariko n'ubundi turacyakomeje ikiganiro. Ndababwira ngo basore, bakobwa, mwibuke ko ari mwebwe imbaraga z'igihugu, mwibuke ko ari mwebwe u Rwanda rufite hamizero y'ejo hazaza, mwibuke ko ari mwebwe muzubaka umuryango nyarwanda ejo hazaza. Nimwitonde abakobwa, simbabwiye ngo mujye mu kirambi kuko ariho kera mwabaga muri, oya, mujye mu rubohero. Urubohero rwarahindutse, ntago ari kujya hariya ngo mubohe imisaga, oya, urubohero ni ukujya mu kazi. Kora, shyira amaboko hasi, witegereze utwo baguha twa dushuko, ngo barakugurira telefone, ukabona umwana iwabo wabafungira n'ibihumbi 5, ariko umwana afite iPhone Samsung ya miliyoni cyangwa ibihumbi za magana. Wa mukobwa utunze iyo telefone, wowe urumva hari agaciro guhesha kwikakwambura? Wayiguhaye uramwishyura, umuswahili aravuga ngo kura kuripa, uramwishyura. Akenshi dore na system iriho byinshi tugenda twumva uyu munsi. Iyo umukobwa wabona bitaza neza ashyiramo imbaraga cyane. Gushyiramo imbaraga ni gute? Akora icyo asabwa n'icyo adasabwa, akaniga n'ibishoboka kuba byashyira wa mugabo mu gatebo agiye kumukoronerezamo, urumva? Kuko atagushoboye ikintu rero azagushoboza ni umubiri we. Rero ari uko awuguha nuko urumva inyigisho ziri no kubyangiza hirya no hino. Abakobwa n'abahungu ni n'umugisha. Elvire urumva afite n'inama nyinshi cyane. Dukomeze tumenye ko ari twebwe amizero y'u Rwanda. Ngiye ku bagabo rero nk'uko wabimbwira, inama nagira ingo zifite n'ingo zubatse. Bavandimwe, warashatse, nimba waranashatse muri bwa buryo twavuze haruguru, ariko warashatse byararangiye. Munyarwanda umwe yaravuze ngo usorome ibimusumba yihanganire ibimutokoza. Nimba waratokowe, ihanganire, urebe aguhuhiremo, agutokore, kuko niwe muri kumwe, niwe muri kumwe. Bagabo, nimba warahuriye n'umukobwa ku kabari, witerwa isoni nuko arimo anywa inzoga. Nimba warahuriye n'umugabo mu itabi, umugore witerwa isoni nuko arimo anywa itabi. Nimba warahuriye, nimba warahuriye, aho mwahuriye niho n'ubundi muzajya muhurira. Ushobora guca hano. Icyo nababwira ni mwihanganirane, kuko byararangiye. N'ubu ugiye umunyarwanda yaravuze ngo wirukana umugore uguguna igufwa ukaza n'urimira bunguru. Bivuze iki? Uriya waramuzanye. Ni mwihanganirane. Kwihangana nicyo kigero cyane. Kwihangana. Kandi Bibiliya yitubwira ngo kwihangana bitera kunesha.
mwihangane muganire mugirane inama mwuzuzanye mumenye ko ari urugo rwanyu mumenye ko nta wundi. Bagabo muca inyuma abagore, bagore muca inyuma abagabo, murimo muriyangiza, murimo murangiza ubundi kijya kureba hirya kitari urugero. Ariko umuntu ntaza kuvuga izina kuko abantu benshi bahita bamumenya. Aho afite umugore mwiza rwose aranakora, yamusigaga mu rugo n'ibiki, arangije agiye ku shoreke mu kabari, none yiboneye udufaranga, amakuru ufite ngo yatumuririyeho, aragiye, ntibazongera no kubona udufaranga azishyura, aratujyana. Ubwo urumva warungutse, aho harimo inyuma. Abagabo benshi Bibiliya ibita ngo ni abagabo b'ibigori. Muri Rukanyarungu muranyihanganira, Bibiliya twemera twese abo bagabo bameze gutyo ibita abagabo b'ibigori, ariko n'abagore bameze gutyo ibita abagore b'ibigori. Ariko n'umuco nyarwanda urabivuga, ni abagore b'ibirumbo, ibyomanzi. Abagabo ni ibirumbo. Ayo mazina se aba yaravuye hafite uwo mugore ni icyomanzi, uwo mugabo ni ikirumbo. Ese kurimo wisahurira, kurimo wisenyera ingo. Hari n'abandi bagore babigize umushinga n'abagabo. Ni amakuru ntarabonera gihamya 100%. Ariko narabyumvise za Nyagatare, ariko n'iwacu birahari. Aho umugabo n'umugore bumvikana, umugore yakateretwa n'undi mugabo ufite nawe urugo, arimo arasenya urugo rw'abandi, barangiza bajyaho babikorera ayo mahano yabo, umugabo agahita ahagera, ati ntusohoka hano, wowe urajya kusambanyiriza umugore iwanjye mu rugo. Agahita amufatiraho intwaro runaka, cyangwa yatumije n'abantu yabyumva, bagahita bamuca nk'amafaranga runaka. Ibazi wa mugabo, iyo utanze ibihumbi 300 400, byari kuzatunga urugo rwawe, byari kuzagirira umumaro abana bawe, nawe ubwawe bikazakugirira umumaro. Kuko uyu mwana tubyara azatubaza ngo wansigiye iki, wanjye ni igiki cyatumye unzana ku isi, ko ntabigusabye, warangiza nkaba ndimo nicwa n'inzara. Ingero zirahari. Abo bagabo rero ni mwihane, ni mugarukira Imana. Mugaturika babyita kugarukira Imana, ni mugarukira Imana, ariko ni mugarukire n'umuco nyarwanda. Umuco urabizira, mwubake ingo zanyu. Nimba umugore wawe atagushimisha, nimugende mukora ikiganiro. Urugo rwubakwa n'ikiganiro. Muvuge ngo tugiye gukora iki, mumuhane gahunda, muvuge ngo tuzatera imbere binyuze muri ubu. Nta wundi muntu uzabikugira. Abandi bantu bose bazaza. Umunyarwanda yavuze ngo usenya urwe bamutiza umuhoro. Nuvuga ngo wewe nujya kwisenyera azayarya da, kandi nayarya wowe urugo rwawe rurasenyuka. Iwawe hazahora intonganya, hazakora iki? Ba bana bajye mu biyobyabwenge kuko babona iwabo nta mutekano, bajye mu muhanda kuko babona haruti iwabo. Hari umwana ujya mu muhanda wareba naho aturuka ukibaza yageneye, ariko mu muhanda araryamana bagenzi be bagasinzira. ahubwo agiye hari ugeze kumbwira ngo kuva nabaho numvise umuntu umbwira neza ndaye mu iteme. Niwe wanyakiriye. Turanamufite na hano, hari umwarimu dufite hano wabaye mu iteme i Kigali. Ajya atubwira ngo njyewe amahoro nagize amahoro ngeze mu iteme, kandi nabuze batana ubu ngubu ho kuko yihannye akaba umukirisitu. Ho aravuga ati Imana ishimwe, nari narayobye kubera ko ntari nzi inzira igana ijuru, ariko barashima Imana. Yavuye aho uba afite akazi arigisha, kandi n'umwarimu w'intangarugero, ni umwe mu barimu dufite, yaranashatse, ejo yanateye n'igikumu. Urumva ni umuntu usobanutse. Babyeyi, bagabo, bagore, mwubatse ingo muzishaka, nubwo waba warashutswe waba utarashutswe, waba waraterese igihe waba utarateze igihe, ibyo waba waragiyemo byose warangije kwinjira, byararangiye. Niyo mahitamo yawe mu mutwe wawe, shyiramo ko ariyo mahitamo yawe. Wireba ngo kanaka ngo yahisemo neza, oya. Nta mahitamo asa n'ayundi, nta muntu ungana n'urundi, nta fotokopi y'urugo. Ndakubwiza ukuri, nta fotokopi. Umuntu duhembwa amafaranga angana, bishobora kuba we iwe ari umuherwe,
agendana no mu modoka kandi njyewe ntarayigeraho, cyangwa we ugasanga ahubwo aravuga ngo ngende umukire kuko ngendera kuri moto we ntayo afite. Ni ukuvuga ngo nta fotokopi y'urugo ibaho, buri muntu nanyurwe n'urugo rwe, buri muntu nagire, maze twibuke ko turimo izango zizavamo imbuto, izaba ingemwe tukayivomerera, yarangiza igashibuka ikaba ariyo mashami y'igihugu, ikaba aribo bazubaka igihugu, maze dukomeze twirerere u Rwanda tugere nyiraho. Ababyeyi nabagira inama, ariko n'urubyiruko muri rusange, hari ibintu bitatu umuntu atarabona, hari ibintu bitatu. Abana tuzabaraga amasambu, tuzabaraga amafaranga, tuzabaraga ibiki, ariko umwana wawe ibino bintu ngiye kukubwira ntabwo uzabibaraga. Ubutwari, ubutware n'ubutore ni ibintu utoza umwana akabikurana, akabishakisha, akagenda birahura, akagenda akura, bikarera umutimanama we, agakura akavamo umugabo, agakura akavamo umugore bashimisha Imana n'abantu. Ariko ntabwo uzabimuraga. Wowe nimba ubifite, umwana wawe atabifite, umenye kuri mukosa, kora ku buryo n'umwana wawe abigira, ku buryo wabona ngo uriya mwana nuwo kwa runaka bitewe n'imico ye n'imigirire ye. Ikindi dusoza, hari ibindi bitatu ushaka kuvuga ababyeyi tugomba guha abana kugira ngo bazakure bashimisha Imana n'abantu. Ubunyangamugayo, ubupfura, ubunyangamugayo, ubupfura, ubunyarwanda. Ni ukuvuga ngo ahantu uzajya hose nta muntu uzayoberwa kuri umunyarwanda. Ahantu uzaba hose abantu bazakwemera, uzagendana n'abantu ari uko babona ko ufite ubunyangamugayo. Twese twanga umugayo. Icya gatatu ni ubupfura. Umunyarwanda kera yaravuga ngo ubupfura buba mu nda, kubera ko nta byacitse, nta biki. Mureke twese tuba abarinzi b'igihugu, mureke twese dukorere igihugu, umurage w'igihugu tuwusigasire, turwanire ishyaka ry'u Rwanda. Ikindi buri muntu wese yitangira u Rwanda atizigame. Mu byo urimo, nimba uri umunyamakuru, itangira u Rwanda utizigame, umenye ko abarusebya wowe ushyireho inkuru zerekana ibyiza. Nta mpamvu yo guterana amagambo, ahubwo wowe nimba yashyizeho ngo iki kibi, wowe hita umuvuguruza, ariko umuvuguruza apana amagambo, ibikorwa. Werekana amashuri, reba nk'amashuri u Rwanda rwubatse muri uno mwaka, muri iyi covid gusa, noneho umuvugururisha ibyo. Noneho abanyarwanda tubane neza. Abanyarwanda ndabasaba ko tubana neza. Inyungu zirimo kuri ayo mashuri, hari abana babonye akazi icyo bakora ntibajya mu burumbo, hari n'ababyeyi n'iki babonye ubucucike bwaragabanutse. Hari abakoraga urugendo, tuvuga urugero, hari abana bavaga Imbogo, abana bavaga mu Kiri baje kwiga segonderi hano kuri Gikomo Katolika. Ubu ngubu mu Kiri hari segonderi, Imbogo hari segonderi. Abo bana ingendo, Imana n'u Rwanda, imiyoborere myiza, babavunnye amaguru, baraborohereje, basigaye biga hafi. Ni ukuvuga ngo uzi abantu babonye akazi, abarimu barenga 27,700 mu gihugu hose. Urumva batangiye ubushomeri, n'ubu kandi birakomeje. Ni ukuvuga ngo mureke tugire urukundo. Urukundo rutarobanura. Uwe winkunda kubera ko ubona uko ndeshya cyangwa ibyo mvuga, ahubwo nkunda kubera ko Imana yandemye ndi umuntu kandi ishobora kugira umumaro, kuko abantu ni magirirane. Umuntu azikenera undi uko byagenda kose. N'umwanzi wawe uramukenera. Undi wabona umukire akenera umugira mu mirimo. Undi wamugiriye mu mirimo nawe ahita akenera umukire ukamuha amafaranga akamuha imibereho. Turakenerana. Nimureke tugire urukundo rutarobanura ku butoni, rutareba ngo oya. Nimureke tugire urukundo, nimureke tugire ubupfura, nimureke tugire ubwangamugayo. Nk'ubu tugiye noneho mu bihe byo kwibuka jenoside. Elvire mubwire, iki gihe iyo tukigeze hari abantu batongera kuvugisha abandi. Mwarabibonye? Njye birambabaza. Iyo tugeze mu gihe cyo kwibuka, usanga abantu harimo bataba barebana neza. Iyi jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 yangije abanyarwanda bose. Namaze kubivuga haruguru ko
yakozwe n'abanyarwanda, ikorerwa abanyarwanda, ihagarikwa n'abanyarwanda. Hari ahantu wumva undi muntu utari umunyarwanda. Hari uwiciwe ababyeyi, inshuti, abavandimwe, ariko hari n'uwasanze umuryango we abenshi bafunze. Hari n'undi wisanze aho atazi ahari. Hari n'uwari warameneshejwe wagarutse. Ni ukuvuga ngo u Rwanda rurimo ingeri nyinshi, ariko nta muntu n'umwe jenoside itagizeho ingaruka. Wowe tera intambwe, ubumwe n'ubwiyunge, tera intambwe. Nimba umuryango wawe warahemukiye uwuyu, tera intambwe, ahubwo ni igihe cyiza cyo kumwegera, noneho muganire. Noneho nimba wamwasangiraga n'agacupa, ahubwo kamushyire noneho cyane, kugira ngo umwereke ko nubwo byabaye ni igihe kiriya gihe, ni amateka yacu, ni amateka yacu, ntibizongere ukundi. Twibonanemo nk'abanyarwanda, buri muntu wese yibonemo. Noneho nkashishikariza urubyiruko kwitabira. Ni ubuyobozi nibutubwira ko tuza gahunda zose akorerwa ku ikoranabuhanga tuzitabire ku ikoranabuhanga. Twirinde ingengabitekerezo ya jenoside, twirinde amagambo mabi, twirinde ikintu icyo ari cyo cyose, kuko biranahanirwa. Bavandimwe, gereza ni mbi. Uburiya umunyarwanda n'abaha umugabo mbwa seka imbohe. Ntihagire umuntu wifuza kujya kuba imbohe ari ubyikururiye. Oya, bize nk'impanuka ariko utabyikururiye. Twese twibuke cyane mu bitekerezo nk'ibi. Wabona ukora ikintu ugaca igitoki ugiye guteka kikagufungisha kuko warwanyaga inzara, kuko si imitekerereze yawe inyoboraho urwango ntagufitiye, cyangwa se ituma mbonamo uwo ntariwe kandi atari wigize utyo ngo nabinzize. Ubundi yaba wabibonye ariko ntubinzize, cyangwa ngo ubyongereho izindi komanteri zinyumvisha kunyanze kubera iki. Urubyiruko cyane cyane nimureke twebwe turwanye ibyo bintu byose, turwanye amacakubiri aho yaturuka hose, turwanye inzangano. Impamvu mvuga ngo bibamo, abakuru bo bamaze gutera intambwe yo guceceka, n'ubu bifite akabiceceka, ariko urubyiruko barabivuga. Kuko ubushakashatsi bugaragara ko urubyiruko ari rwo rwinshi rugaragarwaho ingengabitekerezo ya jenoside mu gihe cyo kwibuka. Umva hari ya minsi 7 cya cyumweru, ariko hari n'iminsi 100 guhera kuri 7 kugera kuri 3 z'ukwa karindwi. Bivuze ko buri muntu wese n'uwashaka uwumva byananiye yabahisha mu nda uwo birimo, ariko nkamugira n'inama yo kubiruka akabishyingura bikavamo. N'abanyarwanda tukiyubakira igihugu tutarebana nabi. Imyaka ishize ni myinshi, ni myinshi, ni myinshi. Ya 27 ni myinshi cyane. 27 umuntu wari wavutse icyo gihe uyu munsi ari kubyara, afite abana. Narinde bamwanga iyo myaka ni myinshi, twebwe turimo tubara, ariko ni na mikeya kubera ko ibyo tubana. Icyaha cyo kirakomeye. Mureke rero, sinari gusoza ntabivuze nshishikariza abantu kwibuka buri muntu wese yiyubaka ku giti cye, buri muntu wese ashyigikira mugenzi we, uwiciwe tumusura, uwize tumwegera tukamuganiriza, tukamwereka ko ari muri rwa. Hari n'abantu benshi banafunguwe barangije igihano cyangwa bagiriwe imbabazi, benshi cyane. Abo bantu tukwiye kubegera, tukabegera, tukabereka, tukabazana muri sosiyete, tukabereka ko turi kumwe. Byarabaye, ariko igihano kirangije, uje muri sosiyete nyarwanda. Noneho twese nk'abanyarwanda, muri ndi umunyarwanda nziza ireba ibikorwa rusange kuruta iby'umuntu ku giti cye, twese tugahuriza hamwe maze tukiyubakira u Rwanda rwifuzwa na buno munsi n'abejo hazaza. Urakoze cyane. Yes, Elia, ku nama nyinshi, ku kiganiro ntekereza ko atari gito kandi cyuje ubwenge n'ubuhanga tugiranye. Ndakwifuriza ibihe byiza. Hano ari kuri Rukamyarungu, nitwongera kugukenera tuzongera tukubone. Muzambona rwose. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Yes.